dore uburyo biteye. Umupira w'amaguru ukunda cyane kuzamura impano z'abana bakiri bato, cyane cyane abagaragaza ubuhanga hakiri kare. Ariko amateka agaragaza ko atari buri gihe abakinnyi beza bahita bamenyekana bakiri bato. Hari abagenda bagaragaza impano zabo buhoro buhoro, rimwe na rimwe bakanyura mu nzira zigoye zuzuyemo kugwa, gutsindwa no guhangana n'ubuzima bukomeye mu rugendo rwabo, ariko amaherezo bakaba ibihangange ku isi uyu munsi tuzi. Inkuru ya Raphinha ni imwe muri izi nkuru zagaragaje ko gutsinda bitajya bishingira ku gutangira neza, ahubwo bishingira ku kudacika intege. Akiri umwana, Raphinha yari hafi kwirukanwa mu makipe y'abato. Abatoza benshi bamubonaga nk'udafite imbaraga zihagije, umuntu muto cyane, kandi ntabwo bamubonagamo ejo hazaza heza. Ibi byatumye atagira amahirwe yo gukurira mu mashuri akomeye y'umupira nk'abandi bana bagenzi be. Ariko ageze ku myaka 22 y'amavuko, nta muntu wari umuzi mu mupira w'amaguru. Yakiniraga mu Bufaransa mu buryo butagaragara cyane, nta muntu wigeze amuha agaciro, ariko ibintu byaje guhinduka ku buryo butangaje. Ageze ku myaka 27 gusa, yabaye umukinnyi ufatwa nk'uwahize abandi bose ku isi. Ibi ntago ari ibintu bikunze kubaho, kandi bigaragaza urugendo runini rwuzuyemo kwihangana n'imbaraga. Ni inkuru y'umwana wakuriye mu bukene bukabije mu midugudu yo muri Brazil, aho ubuzima butari bworoshye na gato. Yavukiye mu gace kitiriwe Lasting i Porto Alegre, ahantu hazwi ubuzima bugoye cyane, aho abantu benshi babaho mu buryo buke cyane. Inzu yabo yari no mu buryo bugaragara, ku buryo umuryango wose baryamaga mu cyumba kimwe, ndetse n'amatungo yabo yari hafi aho. Ibi byari ubuzima bugaragaza ubukene bukabije, ariko kandi bwari ubuzima bwamwigishije kwihangana no kwiyubaka no kurwanira ibyo ashaka. Abana baturanye nawe bakinaga umupira mu mihanda, nta bikoresho bihagije bari bafite, ariko bari bafite inzozi nini, batekereza ku munsi umwe bashobora kuzavamo abakinnyi bakomeye, bakava mu buzima bubi bakajya ku rundi rwego. Kuri Raphinha we yarushaga benshi kurota cyane ibi, kuko yari afite impamvu yihariye yo kubyizera. Se yari umucuruzi w'ingoma mu itsinda ry'umuziki, kandi iryo tsinda ryari rifite umufana ukomeye cyane witwaga Ronaldinho, umwe mu bakinnyi bakomeye Brazil yigeze kugira. Uyu mukinnyi yakundaga iryo tsinda ku buryo yajyaga batumira kujya kuririmbira muri Espagne. Se wa Raphinha yamubwiraga inkuru nyinshi cyane zerekeye ubuzima bwa Ronaldinho, cyane cyane uburyo ki yakiniraga ikipe ya Barcelona. Umwana akabikunda. Izi nkuru zari zuzuye ibyishimo, insinzi n'ubwiza bw'umupira w'amaguru, ku buryo byatumaga Raphinha arushaho gukunda umukino no kurota ku rwego rwo hejuru uburyo cyazabigeraho. Ndetse hari n'igihe Raphinha ubwe yigeze kujya mu birori by'isabukuru ya Ronaldinho. Ibintu byamusigiye ishusho ikomeye cyane mu mutima we. Ibi byose byatumye atangira kurota ko umunsi umwe azakina muri Barcelona, ikipe yari yarabaye icyitegererezo kuri we kuva akiri umwana muto. Mu gihe cy'ubuto bwe, we n'inshuti ze bambaraga imyenda ya Barca bahawe, bagatekereza ko imihanda bakiniramo ari nk'ikibuga cya Camp Nou, naho imikino ikaba ari nk'iya nyuma y'amarushanwa akomeye ku isi, nyine nk'abana bato. Nubwo byari inzozi, byabafashaga kwiyumvamo ko hari aho bashobora kugira byanze bikunze. Ubuzima bwe bw'aho yakuriye bwamwigishije amasomo akomeye cyane, aho yamenye ko nta muntu wabayeho wenyine, ko gufasha ari ingenzi. Basangiraga ibyo bafite bike, bagafashanya kubona amafaranga yo kujya gukina, ndetse rimwe na rimwe bagasaba ibyo kurya iyo ibintu byabaga bikomeye cyane. Ariko nubwo byari bimeze bityo, hari n'akaga gakomeye kabaga muri ako gace. Bamwe mu inshuti ze bagiye mu biyobyabwenge, abandi barapfa. Ibi byatumaga kumenya inzira yo kubivamo iba ingenzi cyane. Iyi nzira imwe yagaragaye nk'ishoboka n'umupira w'amaguru, nubwo washoboraga kumufasha kuva muri ubwo buzima akagera mu buzima bwiza. Ni impamvu yagerageje kwinjira mu mashuri menshi y'umupira, ariko benshi baramwangiraga. Bamubwiraga yuko akiri muto, adafite imbaraga zihagije, ko kandi adafite ibisabwa kugira ngo abe umukinnyi ukomeye. Ibi byari ibigeragezo bikomeye cyane ku mutima we, ariko ntibyigize bituma areka kwizera ibyo yabonaga imbere. Yakomeje gukina mu marushanwa yo mu mihanda azwi nka Verzi, aho yakiniraga hamwe n'abandi bakinnyi benshi banenzwe nka we. Iyi mikino ntabwo ari imikino yoroshye na gato, yabaga imeze nk'intambara cyangwa se sinabyaye hano iwacu. Bakiniraga ku butaka bukomeye cyane, nta rushundura rw'izamu, rimwe na rimwe ikipe imwe igakina idafite imyenda, nk'uko nyine twabikoraga iwacu. Abakinnyi bakoreshaga imbaraga zose ku buryo nta kindi bari bafite. Hari n'igihe ibintu byarushagaho gukara, aho habaga iterabwoba rikomeye cyane, ndetse bamwe bagatera ubwoba abakinnyi barasisha imbunda.
ntabwo bwari ubuzima ushobora kwicara ngo ukumbure. Ibi byose byatumye Raphinha aba umukinnyi ukomeye cyane mu mutwe no mu mubiri. Yamenyereye igitutu kandi aniga gukina adatinya, ndetse atangira no gukunda guhatana mu bihe bikomeye cyane. Uwo mwuka niwo waje kumufasha mu rugendo rwe rwose n'uyu munsi akirimo. Amaherezo amahirwe yaraje. Yabonye uburyo bwiza bwo kujya mu ikipe y'abatarengeje imyaka 20 iri kure cyane y'iwabo. Kujya kure y'umuryango byari ibintu bigoye, ariko yari azi ko yari intambwe ikomeye cyane mu rugendo rwe. Yakoraga ibishoboka byose ngo abone amasezerano, ariko mbere yo kuyabona yabanje gukomereka. Ibi byatumye asubira inyuma, atakaza umwanya mu ikipe ndetse atangira gutangira imyitozo wenyine. Ibi byari ibihe by'umwijima kuri we. Hari n'igihe yatekereje kureka burundu umupira w'amaguru, ariko muri ibyo bihe nyina we yamubereye urumuri. Yamubwiye ko inzozi zitagomba kurekerwa kubera ko hari icyabaye n'ubwo ibintu byaba bigoye mu buryo busabute. Amubwira ko buri kintu cyose kibaho kigira iherezo, kandi ko igihe ari cyo kigena ibintu byose, ko kizagira akabona amahirwe n'ubundi ahora akorera. Aya magambo yamuhaye imbaraga zo gukomeza gukora. Yongeye gushyiramo imbaraga mu myitozo, yigaragaza cyane mu gutsinda ibitego no mu buhanga bwe bwo guca mu bakinnyi. Bidatinze nyuma y'igihe yaje kubona amahirwe mu irushanwa rikomeye ry'abato muri Brazil. Ibi yabigaragaje cyane mu buryo busa nk'ubuteye ubwoba bumwe mu bakinnyi bavuzwe muri ako gace. Byatumye atangira kubona amahirwe yo kujya i Burayi, nubwo atigeze akinira ikipe nkuru. Ageze i Burayi yatangiye mu ikipe y'abato n'ubundi, aho yari agifite byinshi byo kwiga ku mikinire n'amayeri byose akabimenya. Ariko kubera umurava n'ubuhanga bwe ntabwo yigeze atinda kuzamuka. Yaje kubona umwanya mu ikipe nkuru. Nguko ku rugendo rwe rwatangiye guhindura icyerekezo, ava ku mwana wanezwe n'amakipe atagira ingano atangira kugana ku rwego rwo hejuru rw'umupira w'amaguru. Mu mwaka wakurikiyeho Raphinha yakomeje kwitwara neza cyane mu ikipe ye, agaragaza ko atari impano y'igihe gito afite, ahubwo ko ari umukinnyi ushobora kwitwara neza mu bihe byose. Yatangiye gutsinda ibitego hakiri kare mu mashampiyona, bituma abafana batangira kumugirira icyizere kurushaho. Mu mezi y'inkurikiranwa yongeye ibindi bitego ndetse anatanga imipira myinshi yavuyemo ibindi, aho yagiye agaragaza ko ashobora kuba ingenzi mu gutsinda kw'ikipe. Nubwo ku giti cye yari akiri ku rwego rwiza nk'uko yabibonaga, ikipe ntabwo yari imeze neza muri rusange. Yari mu bibazo by'amakuba mu cyiciro cya mbere. Nubwo umwaka wari warabanje, yarangije uri mu myanya myiza. Uko imikino yagendaga yiyongera niko yarushagaho gukomera, cyane cyane kubera ubwirinzi bwari butameze neza. Nubwo batsindaga ibitego byinshi, banatsindwaga byinshi kurushaho. Ibyatumye gutsinda imikino biba ingorabahizi. Mu mpera z'umwaka umutoza we wari warazanye uburyo bushya bwo gukina yaje kwirukanwa, hashyirwaho undi mushya wari ufite inshingano yo gukiza ikipe. Ariko nubwo habayeho impinduka, ikipe yakomeje kugorwa n'imikino. Itsindwa kenshi, igera hishyirwa mu mwanya ishobora gutuma imanuka mu cyiciro cya kabiri. Byageze ku mukino wa nyuma wa shampiyona, aho ibintu byose byari bishingiye kuri uwo munsi umwe. Bari bakeneye gutsinda kugira ngo bagume mu cyiciro cya mbere. Icyo gihe igitutu cyari kinini cyane, kuko abakinnyi bose bari kureba Raphinha wari umaze kuba umwe mu bayobozi b'ikipe, bumva ko azabacungura. Mu gice cya kabiri cy'umukino yabonye penaliti ikomeye cyane. Yari azi neza ko ari amahirwe ashobora gukiza ikipe ye. Afata umupira awutera neza, atsinda igitego cy'ingenzi cyane cyahaye ikipe icyizere cyo gutsinda. Amaherezo batsinze uwo mukino, baguma mu cyiciro cya mbere. Abafana barishima karahava, batangiye kumufata nk'intwari yabakijije, bamushyira hejuru sinakubwira. Nyuma y'umwaka Raphinha yaramaze kuba umwe mu bakinnyi b'ingenzi cyane mu ikipe ndetse no mu bihugu hose. Yaramaze gutsinda ibitego byinshi, bituma amakipe akomeye atangira kumwifuza. Hari amakipe menshi yatanze amafaranga atagira ingano ashaka kumugura, kandi byagaragaraga ko agiye kuva muri iyo kipe. Nubwo hari amakipe menshi yamwifuzaga, we yari afite inzozi kuva akiri muto zo gukinira ikipe ya Barcelona. Iyi niyo kipe yarebaga nk'ikirango cy'inzozi ze, kuva ku nkuru yumvaga akiri muto kugeza ku myenda yambaraga akinira mu muhanda we n'abandi bana. Nubwo Barca yari ifite ibibazo by'amafaranga, yakoze ibishoboka byose ngo imubone. Amaherezo bashoboye kubona amafaranga amugura, maze ajya muri iyo kipe inzozi zibima mu gutyo. Ageze muri Barca ntabwo byari byoroshye nk'uko benshi babyumvaga. Nta cyizere cyari kigihari ko azahita abona umwanya wo gukina, ndetse hari nk'ikibazo cyo kumwandikisha kubera amategeko y'imari. Nubwo byasaga bityo, yemeye kujyayo kuko yarazika amahirwe y'inzozi ze arahashingiye. Mu mikino ya mbere yatangiye buhoro,
rimwe na rimwe yarabanzaga akabanza hanze cyangwa se agasimburwa hakiri kare. Nubwo yatsinze igitego cye cya mbere nyuma y'imikino mike, ntabwo yahise agarura icyizere cy'abafana. Byamutwaye igihe kinini kongera kwigaragaza ku rwego rwo hejuru yari ariho. Bamwe mu bafana n'abasesenguzi batangiye kumushidikanyaho, bibaza niba amafaranga menshi yatanzwe kuri we yari akwiriye. Ariko nubwo ibi byose byabaga, Raphinha ntabwo yigeze acika intege. Nyuma y'umwaka umwe nta gushidikanya, Raphinha yari amaze kuba umukinnyi w'ingenzi cyane, ndetse n'izina rye ritangiye kumenyekana ku rwego mpuzamahanga. Yari amaze gutsinda ibitego byinshi no gutanga imipira yavuyemo ibindi bitego bituma amakipe menshi akomeye amwifuza. Hari ibiganiro byinshi byavugaga ko ashobora kujya mu ikipe ikomeye yo mu Bwongereza. Mu gihe yari ahanganye n'izo mbogamizi, mugenzi we bakinanaga yongeye kuzamuka mu buryo bukomeye, bituma Raphinha arushaho kubona umwanya muto wo gukina. Ibi byakomeje kugeza ubwo bakinanaga akomeretse, bihereza Raphinha amahirwe yo kongera kwigaragaza. Mu mwaka we wa mbere muri Barca, nubwo ikipe yegukanye igikombe cya shampiyona, we ku giti cye yatsinze ibitego 7 gusa, anatanga imipira 7 yavuyemo ibindi. Imibare itarishimishije cyane ugereranyije n'ibyari byitezwe kuri we. Nyuma y'umwaka umwe byatangiye kuvugwa ko ashobora kugenda, ariko ikipe yagombaga kugabanya amafaranga ikoresha kuri we. Byasaga nkaho bagomba guhitamo hagati ye n'undi bakinana. Amaherezo wo bakinana niwe wagiye, ariko ikibazo cyarushijeho gukomera kuko haje undi mukinnyi muto wari uzamutse cyane, atangira kumuhangara ku mwanya. Umwaka wakurikiyeho watangiye nabi cyane kuri Raphinha. Mu mukino wa mbere yabonye ikarita itukura, nyuma gato arakomereka. Ibi byatumye atakaza umwanya munini mu gihe uwo mukinnyi muto yari ari kwigaragaza neza. Mu gice cya mbere cy'umwaka, Raphinha yakomeje kugorwa n'imikinire. Nubwo mu mpera zo Ukuboza yatangiye kongera kubona forme nziza, ariko indi mvune yongeye kumusubiza inyuma, bituma atakaza igihe cyose kimuri Mutarama. Nubwo ibi bintu byari bigoye, ntabwo yigeze aterwa ubwoba n'amarushanwa yari ahari mu ikipe. Ahubwo yahisemo gushyigikira uwo bakinanaga, avuga ko guhangana nawe bitazatuma bombi batera imbere. Ibi byagaragaje imico ye myiza n'ubuyobozi bwo mu mutwe. Nubwo atari kapiteni icyo gihe, abafana n'itangazamakuru bakomeje kumushyiraho igitutu, ariko umutoza we yagaragaje uko mwizera cyane. Icyo cyizere nicyo cyaje kumufasha kongera kwiyubaka. Mu marushanwa akomeye i Burayi, Raphinha yaje kwigaragaza neza cyane, atanga imipira 2 y'ingenzi mu mikino yo gukurwamo, ndetse anatsinda ibitego bikomeye cyane byafashije ikipe ye gukomeza. Mu mpera z'umwaka yari amaze kuba umukinnyi w'ingenzi, aho yagaragaje ko ashobora kugaruka mu bihe bye byiza, nubwo yari yarahuye n'ibibazo byinshi. Nubwo ikipe muri rusange itabashije kwegukana igikombe na kimwe muri uwo mwaka, ariko ibyo yakoze byari bitangiye kongera kumwubakira izina. Muri icyo gihe ikipe imwe ikomeye cyane mu burasirazuba bwo hagati yatanze amafaranga menshi cyane ishaka kumugura, ku buryo byasaga nk'aho agiye kuva muri Barca. Ariko ibintu byarahindutse. Uwo mutoza mushya ubwo yazaga mu ikipe, yamubonye mu buryo butandukanye n'abandi, amenya ko ashobora kuba igice cy'ingenzi cyazaza h'ikipe. Yahise amugira umwe mu bayobozi b'ikipe, amuha inshingano zikomeye, ndetse atangira kumukinisha mu mwanya itandukanye mu busatirizi. Rimwe rwose yanakinaga hagati nk'umukinnyi wunganira rutahizamu, ubundi ku ruhande rw'ibumoso cyangwa se iburyo. Ibi byatumye arushaho kuba ikibazo mu makipe bahanganye nabo. Ibi byose binatanga umusaruro. Mu mikino ya mbere y'umwaka mushya yatangiye atanga imipira myinshi yavuyemo ibitego. Nyuma atsinda ibitego byinshi harimo n'ibikomeye cyane. Yaje no guhabwa inshingano n'ubundi zo kuyobora bwa mbere mu mikino ukomeye, yerekana ko ashoboye no mu buyobozi. Mu mezi yakurikiyeho yagiye mu bihe byiza. Icyakora nubwo ibintu byasaga neza, ariko umupira w'amaguru ugira ibihe by'amarira n'ibyishimo. Mu mukino wakurikiye yatsinze igitego ku munota wa nyuma cyasaga n'icyamaze guhesha ikipe y'itike yo kujya mu mukino wa nyuma. Abafana bari bamaze kwizera intsinzi, ibyishimo byuzura ikibuga. Ariko mu masegonda make cyane ikipe bahanganye yabonye igitego cyo kunganya, maze mu minota y'inyongera babona n'intsinzi. Byabaye ihungabana rikomeye cyane ku ikipe, ku bafana, kuko inzozi zari zibuze mu buryo bubabaje cyane. Nubwo batabashije kwegukana igikombe cy'umwaka, Raphinha yarangije ari umwe mu bakinnyi batsinze ibitego byinshi muri ayo marushanwa, ndetse agaragaza ko ashoboye kwitwara neza ku rwego rwo hejuru kurusha benshi. Mu marushanwa mu gihugu imbere yakomeje kuba ku isonga, atsinda ibitego byinshi mu mikino mike, cyane cyane mu mikino ikomeye ihuza amakipe akomeye, aho yakundaga kwigaragaza kurushaho.
uko imikino yagendaga irangira niko byarushagaho kugaragara ko ari umukinnyi wahinduraga byinshi mu ikipe. Ibitego bye n'imipira yavuyemo ibindi byafashije cyane mu gutuma ikipe yegukana ibikombe bya shampiyona, ndetse yongeyeho n'ikindi gikombe bituma bagira umwaka w'intsinzi idasanzwe mu gihugu imbere. Ku giti cye uwo mwaka wari wihariye cyane kuko yatsinze ibitego byinshi mu marushanwa yose, anatanga imipira myinshi yavuyemo ibindi. Yanashoboye gushyirwa mu bakinnyi bahatanira igihembo cy'umukinnyi mwiza ku isi, aza mu mwanya wa mbere. Ibintu byari inzozi kuri we akiri umwana. Uwo mwana wakiniraga mu bibuga by'umukungugu adafite ibikoresho bihagije, wakinaga buri mukino nk'urugamba rwo kubaho, yari amaze kuba umwe mu bakinnyi bubashywe ku isi. Ibi byose byagaragaje ko inzira igana ku ntsinzi itajya iba yoroshye, ahubwo irangwa no kugeragezwa, gutsindwa, kugwa, ariko kandi igasaba kwihangana no gukomeza kwizera inzozi zawe. Inkuru ya Raphinha yabaye isomo rikomeye cyane ko n'isi kwanze niyo abantu batakwemera, ariko ushobora gukomeza ukagera kure cyane cyane kurusha uko wabitekerezaga. Nubwo ari impano gusa yamugejeje ahari, ahubwo n'umutima wo kutemera gutsindwa, gukunda ibyo ukora no guharanira inzozi kugera ku ndunduro y'ubuzima bwawe. Wifuza ndi ko twabakoreraho utaha?